Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi, abigishwa baramubaza bati mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa ni ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ni ryari bivugwa ko umuntu ari impumyi? Ubwo nanze kuvuga ko ari ufite ubumuga bwo kutabona, kubera ko mu bwoko butatu bw'impumyi tugiye kuvugaho muri kano kanya harimo izindi impumyi zitari zifite ubumuga bwo kutabonesha aya maso y'umubiri asanzwe nk'uko dusanzwe tubimenyereye. Ku ikubitiro bivugwa ko umuntu ari impumyi iyo amaso y'umuntu adafite ubushobozi bwo kwinjiza amashusho y'ibiri hanze ye ngo ayashyikirize ubwonko, nabwo buyashyikirize ubwenge, nabwo buyasobanukirwe. Iyo ni impumyi ya mbere. Bivugwa kandi ko umuntu ari impumyi iyo atabasha kwisobanurira ukuri kw'ibiriho kandi abifitemo inshingano. Iyo umuntu atabashije kwisobanurira ukuri kw'ibiriho kandi abifitemo inshingano, icyo gihe nawe ari impumyi. Ndetse kandi bivugwa ko umuntu yahumwa amaso iyo yashyizwe imbere ikintu runaka akizezwa ko icyo ari ingenzi cyane kuri we, maze kugihozaho amaso n'ibitekerezo bigatuma atagira ikindi yitaho cyangwa amenya, nyuma akazababazwa n'ingaruka mbi zimubayeho kubera ibyo yagombaga gukora atakoze cyangwa ibyo yakoze atagombaga gukora. Tega amatwi neza wumva ukuntu ubu bwoko uko ari butatu bw'impumyi bwose tubusanga mu nkuru yanditswe mu Ivanjiri ya Yohana ibice 9 duhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 41. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi, abigishwa baramubaza bati mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa ni ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira ni igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo akamusiga ku maso, aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Silowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Abaturanyi be n'abamubonaga kera aho arasabiriza barabazanya bati uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati ni we, abandi bati si we, icyo akora asa nawe. Nawe arabasubiza ati ni njye. Baramubaza bati mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati wa muntu witwa Yesu yatubya kondo akansiga ku maso, arambwira ati jya i Silowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka. Baramubaza bati ari hehe? Ati simbizi. Uwari impumyi bamushyira abafarisayo, kandi ubwo hari ku munsi w'isabato, uwo Yesu yatobeyemo akondo akamuhumura. Nuko abafarisayo nabo bongera kumubaza uko yahumutse. Arababwira ati yansiza kondo ku maso ndiyuhagira ndahumuka. Bamwe mu bafarisayo baravuga bati uwo muntu si uw'Imana kuko ataziririza isabato. Abandi bati umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso bingana bityo? Baramupfa. Nuko bongera kubaza uwari impumyi bati ku bwawe umuvugaho iki ubwo yaguhumuye? Ati ni umuhanuzi. Ariko abayuda ntibemera yuko yari impumyi agahumuka, kugeza aho bamariye guhamagara ababyeyi bo humutse. Barababaza bati uyu mwana wanyu muvuga ko yavutse ari impumyi, none yahumuwe n'iki? Ababyeyi be barabasubiza bati tuzi yuko uyu ari umwana wacu kandi yavutse ari impumyi. None arareba, ariko igituma areba ntitukizi, kandi n'uwamuhumuye ntitumuzi. Nimumwibarize namwe, ni umugabo mukuru arivugira. Icyatumye ababyeyi be bavuga batyo ni uko batinyaga Abayuda, kuko Abayuda bari bamaze guhuza inama y'uko umuntu wese uzerura Yesu ko ari Kristo acibwa mu isinagogi. Nicyo cyatumye ababyeyi be bavuga bati ni umugabo mukuru nimumwibarize. Nuko rero uwari impumyi bamuhamagara ubwa kabiri, baramubwira bati shima Imana, twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha. Nawe arabasubiza ati niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi ni kimwe, ni uko nari impumyi none nkaba ndeba. Baramubaza bati yakugenjeje ate? Yaguhumuye ate? Arabasubiza ati maze kubibabwira ntimwabyumva. Icyo mushakira kubyumva bwa kabiri ni iki? Mbese namwe murashaka kuba abigishwa be? Baramutuka baramubwira bati ni wowe mwigishwa we.
ariko twebweho turi abigishwa ba Mose. Tuzi yuko Imana yavuganye na Mose, ariko uwo muntu ntituzi aho yaturutse. Arabasubiza ati, iri ni ishyano ko mutazi aho yaturutse kandi ari we wampumuye. Tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka, uwo ni we yumva. Uhereye kera kose ntihari haboneka umuntu wahumuye wavutse ari impumyi. Uwo muntu yaba atavuye ku Mana ntacyo yabashije gukora. Baramusubiza bati, wowe wavukiye mu byaha bisa, ni wowe utangiye kutwigisha? Bamusunikira hanze. Yesu yumvise yuko bamusunikiye hanze, aramushaka, amubonye aramubaza ati, mbese wizeye umwana w'Imana? Nawe aramusubiza ati, databuja, ninde nkamwizera? Yesu aramubwira ati, wamubonye kandi niwe muvugana. Nawe aramubwira ati, databuja, ndizeye. Aramupfukamira. Yesu aravuga ati, nazanywe muri iyi si no guca amateka ngo abatabona barebe n'ababona bahume. Abafarisayo bamwe bari kumwe nawe bumvise ibyo, baramubaza bati, mbese natwe turi impumyi? Yesu arababwira ati, iyo muba impumyi nta cyaha muba mufite, ariko none kuko muvuga yuko mureba, icyaha cyanyu gihoraho. Iyi nkuru dusomye iragaragaramo za mpumyi uko ari eshatu. Impumyi ya mbere hari uyu muhungu Bibiliya itagaragaza amazina ye, wavukanye ubumuga bwo kutabona, gusa yari afite ababyeyi kandi afite n'abaturanyi bamuzi ko yavutse atabona. Agakora umwuga wo gusabiriza yirwanaho, kandi akaba yarabarizwaga mu idini y'Abayahudi. Gusa mu bari bamuzi abenshi bibwiraga ko kuba atabona ari ingaruka z'icyaha cye cyangwa icyaha cy'ababyeyi be. Izindi mpumyi za kabiri zigaragara muri iyi nkuru ni ababyeyi be n'abaturanyi be, kuko bari barashyizwe imbere imigenzo n'imihango y'idini ya Kiyahudi, bizezwa ko iyo ariyo nzira yonyine igeza abantu ku Mana, maze ubwoba bwo kuyirukanwamo bubabuza guhamya ko Yesu ari we Kristo, kandi nyamara ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Impumyi zindi za gatatu zari abafarisayo ubwabo, kuko ababo bibwiraga ko bafite umucyo mu mategeko ya Mose, bakibwira bishuka ko ku bwayo bazi ibyo bakwiriye kumenya byose, maze ubwo bwibone bwabo bubavutsa kumenya Kristo we mucyo w'isi kandi nyakuri. Hano hari ikibazo nibaza, muri izi mpumyi zose ni iyihe ibabaje? Izi mpumyi zose uko ari eshatu zirababaje. Icyakora iyarushije izindi amahirwe yo guhumuka ni iyi ngiyi yari yaravukanye ubumuga bw'amaso bwo kutabona, kuko yari ibyiyiziho kandi inabyemera ko ihumye. Niba mubyibuka neza, inkuru yacu yatangiye ivuga ngo akigenda. Uyu ni Yesu Kristo, akaba yari akigenda ahunze amabuye yari agiye guterwa n'abafarisayo, kuko yari ababwiye ko ari umwana w'Imana kandi ko yabayeho mbere ya Aburahamu. Kubyumva bikabananira, kandi bakavuga ko yigereranije. Nyamara uko gusuzugurwa kwe ntikwamukuyemo umutima w'impuhwe n'ibambe, ndetse ntikwatumye areka gukora umurimo we, wa wundi wagombaga kwerekanirwa mu wavutse ari impumyi. Uyu musore ni umwe mu bantu bake Kristo yakijije batabimusabye. Ntabwo yigeze amusaba kumukiza cyangwa ngo hagire ubimusabira, kuko gukira k'ubumuga bwe kwagombaga gushushanya umurimo w'Imana wo kurema umuntu mushya, ariko gucungura umunyabyaha no kumuvana mu mwijima. Kristo yashoboraga gukoresha ijambo gusa agategeka uwavutse ari impumyi agahita ahumuka, ariko yakoze umurimo nk'uw'Imana yakoze cya gihe irema umuntu mu mukungugu wo hasi. Kristo nawe umukungugu niwe yakoresheje arema amaso mashya y'uwavutse ari impumyi. Nyuma yo kumusiga kondo ku maso, kwizera ko uwavutse ari impumyi, Kristo yakugerageresheje kugenda akajya kwiyuhagira mu kidendezi cy'amazi y'i Silowamu. Yego, ibyo wumvise nibyo. Kwizera kwe kwarageragejwe, kuko mu kujyayo ntabwo yari yabwiwe ikiri bukurikireho. Nta wari wamusezeranije ko ari buhumuke. Yari yabwiwe gusa ngo ko hari umurimo w'Imana uri bwerekanirwe muri we, ariko atazi uwo ari wo. Kugenda akerekeza ku kidendezi cy'amazi y'i Silowamu yabikoze kubwo kumvira gusa, kuko yari yumvise Kristo ari we wenyine utamuciriye urubanza rwo kuvuga ko ubuhumyi bwe ari ingaruka z'icyaha cye. Ikindi, yashoboraga kubuzwa no kuba hari ku munsi w'isabato, ariko ntiyavuga ngo reka nzajye ejo isabato yarangiye. Nyamara ahubwo aragenda nk'uko Kristo yari amubwiye ati genda. Yahise agenda ako kanya atajijinganyije, yumvira umwami w'isabato kurusha amategeko y'isabato. Ikindi, kuva aho yavuganiye na Kristo,
kugera ku kidendezi hari urugendo rwa metero nka 800. Ni urugendo rutoroshye ku muntu utabona, kongeraho amabaraza y'ingazi z'amayesikariye agera ku 9 yagombaga kumanuka kugira ngo akore mu mazi y'ikidendezi yiyuhagire ka kondo Yesu yamusize ku maso. Kandi biranashoboka cyane ko uru rugendo yarukoze wenyine nta muntu umurandase, kuko yagarutse ari ubwe uhamiriza abantu inkuru yo guhumuka kwe. Kimwe n'umukristo wese utangiye urugendo, kwizera, kubabarirwa ibyaha no gutsindishirizwa ni umurimo Imana ubwayo yerekanira muri we atawugizemo uruhare na rutoya. Ariko urugendo rumuganisha ku mazi yoherejweho arizo mbaraga z'Umwuka Wera rwo rushoboka gusa kubwo kumvira k'umukristo bitewe n'icyizere afitiye Imana. Iyo uyu muntu wavutse ari impumyi ataza kumvira Kristo, umurimo yakoreweho wo gusigwa kondo ku maso wari guhinduka ubupfu cyangwa se meaningless. Bigafatwa ko Kristo yashinyaguriye umuntu ufite ubumuga akamusiga ibyondo mu maso. Nyamara icyabaye nyuma yo guhumuka nuko yahamirije abaturanyi be ko Yesu yamukijije, kandi ntibyagombaga kumusaba kuvuga byinshi kuko icyabaye cyarivugiraga ubwacyo. Kuko ababonaga uko agenda nk'ufite umucyo nibo bazaga kumubaza ibyabaye, kuko bari bamuzi atabona, nyuma bakamubona atarandatwa atica yasabiriza nk'uko byahoze. Aha hari ikibazo. Ni gute umuntu ahora aririmba ko yamurikiwe n'umucyo nyamara nta mpinduka zigaragara mu mibereho ye? Ni ikibazo gikomeye. Nyuma yo guhumuka uyu wahumutse, abaturanyi be baramwihutanye bamushyira abafarisayo kugira ngo bumve niba bakomeza guhakana ko Yesu ari Kristo no kugumya kubuza abantu kumwizera nyuma y'uwo murimo akoze ahumura uwavutse ari impumyi. Abagezeho, uwahumutse ntiyabahamirije ko Kristo ari umuntu usanzwe, ahubwo yababwiye ko ari umuhanuzi. Kandi uko yakomezaga guhatwa ibibazo niko yarushagaho guhamya Yesu, kandi nyamara ntiyari yigeze amubonesha amaso ye, kuko mwibuke ko yamwohereje kwiyuhagira atari yahumuka, akagaruka yahumutse ariko Yesu yigendeye. Reka twibukire ijambo Petero yanditse. Yaravuze ngo uwo tumukunda tutamureba, kandi none nubwo tutamureba turamwizera. Nicyo gituma twishima ibyishimo byiza bitavugwa, kuko duhabwa agakiza k'ubugingo bwacu, ari bwo ngororano yo kwizera uwo tutabonesha amaso. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya mbere, umurongo wa 8 kugera ku wa 9. Uyu wahumutse yahise ahamiriza abafarisayo ko we yamaze kuba umwigishwa wa Yesu, nubwo atari yakamubonesha amaso. Akomeza ababwira ukuri kurabarya ati, niba mudashaka kuba abigishwa be mwebwe, kuki mushaka gukomeza gusubirirwamo imirimo yankoreye? Ibyo kandi dushobora kubyibaza kuri bamwe mu b'iki gihe, ukibaza impamvu bahora bumva cyangwa se bashaka kumva ubutumwa bwiza nyamara nta gahunda bafite yo kuba abigishwa ba Yesu. Abafarisayo bamusubijemo umutuka, baramubwira bati, twe turi abigishwa ba Mose. Bivuze ngo kuba umwigishwa wa Yesu kuri bo byari igitutsi. Barangije bamusunikira hanze, mu yandi magambo bamwirukana mu idini yabo. Gusa Kristo yizeye akamubahamiriza atari yamubonesha amaso, yamenyaga byose biri kumubaho. Maze amenye ko yashyizwe hanze, aza kumushaka, noneho amwiyereka nk'umwana w'Imana. Amen. Dusoza, reka nkubwire ko kwizera kwawe gukwiye kuzasozwa no kubona umwana w'Imana. Ntuzabone imirimo akora gusa ngo ugire ngo birahagije, ahubwo uzaruhuka ari uko muri kumwe murebana amaso ku maso. Kandi ibyo unyuramo byose abizi neza nk'uri kumwe nawe. Ntago abibarirwa, nubwo byagusunikira hanze azakuvanayo, ntazakureka, ahubwo azakwiyegamiza aguhumurize. Ikindi kandi, ubwoko ubwo ari bwo bwose bw'ubuhumyi waba ufite muri ubu, Umwami Yesu abasha kubugukiza. Kandi ibyo unyuramo byose abizi neza nk'uri kumwe nawe. Ntago abibarirwa, nubwo byagusunikira hanze azakuvanayo, ntazakureka, ahubwo azakwiyegamiza aguhumurize. Amen. Emera ko udashoboye, emera ko uri impumyi, hanyuma Yesu nawe yiteguye kugira neza, yiteguye kukurengera. Muhabwe umugisha n'Imana, Imana ibishimire cyane. Amen.